niba ukunda imyumbati rero uzahindura uko wayitekaga, uyiteke nk'uko nguko, umva uzayikunda kurushaho pe. Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere ko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero ngiye kubereka uko wateka imyumbati itarimo ibishyimbo kandi ukayikunda cyane. Urebe video yose rero uko ndabigenza nawe ariko uzabigenza. Video ntabwo ari nini hatagira akagucika n'uyiteka nk'uko nguko rwose nawe uzayikunda. Imyumbati rero nayirangije, ni izi ngizi ni karoti nazo ngiye kugenda nkata ziringaniye zitari nini ariko zitari na dutoya. Ku bantu bashyashya kuri Rede TV show, nge nitwa Rede, mbahaye ikaze. Niba nawe uri umusangwa uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze, ariko by'umwihariko niba uri kureba iyi video urakoze na subscribe, ndagushimiye mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye ukore kugira tujye tubana mu video menshi kandi meza agiye atandukanye. Ndangije gukata rero poivro nkoresheje igice, ngiye gukata n'iki gitunguru kimwe cy'umutuku. Noneho rero ngiye gukata utuno dupuwaro, ukore rero na like, ukore na share n'abandi babona uko bajya bitekera imyumbati imeze neza cyane ariko idafite ibishyimbo. Utungutu ni seleri na persile, natwo ngiye kudukata. Ku bantu bashyashya hano rero nyuzaho amavideo agiye atandukanye ariko yiganjemo ayo guteka, aho mbere kuko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ariko nkanyuzaho n'amavideo y'amavlogs, ama-stories n'ibindi byiza kandi byinshi bigiye bitandukanye. Ndangije rero no kurapa tungurusumu, ibingibi narangije byose kubitegura, nibyo ngiye gukoresha. None rero nshyize isafuriya ku muriro, nshyizemo amavuta, namara gushya aha rero yarahiye, ngiye kubanzamo ibitunguru, poivro ndetse na poiro. Noneho rero ngiye gushyiramo tungurusumu. Noneho rero ngiye gushyiramo inyanya. Mushobora kwibaza impamvu ntarashyiramo karoti, ariko ndaza kubereka igihe ndazishyiriramo. Noneho rero ngiye gushyiramo seleri na persile. Byo impamvu mbishyizemo nyuma, nkunda kubishyiramo nyuma kubera nibwo biba byumvikana icyanga cyabyo utabikaranze, ndetse ukumva ko noneho byanahumuye. Ngiye gushyiramo rero n'umunyu.
Ngiye gushyiramo rero n'uturungo tw'amafu ariko ntabwo ndi bukoreshe twinshi, ndakoresha tubiri n'akamagi kamwe. Iyi ngiyi ni coriander nari nshyizemo, iyi ngiyi nayo ni paprika ngiye gushyiramo, noneho nyite nshyiramo n'akamagi. Ntabwo ndi bukoreshe ibirungo byinshi. Ubaye utakunda ibirungo cyangwa se utabifite nta kibazo rwose wabiteka nk'uko ndi kubikwereka, ariko wagera ku birungo ukabyihorera. Ibijyanye n'ibirungo biterwa nyine n'uko ubikunda. Hari abantu baba badakunda ibirungo by'amafu, nta kibazo wabyihorera. Noneho rero murabona ko nshyizemo ya myumbati, uramanza rero ukakomeza kuyikaranga ariko ubukorera ku muriro mukeya, ukayikaranga akanya mbere y'uko uza gushyiramo amazi. Noneho rero imyumbati irabura gato cyane ngo ibe ihiye, nibwo ngiye gushyiramo karoti. Impamvu karoti nzishyizemo nyuma nuko ntabwo nshaka yuko ziraba zahiye. Iyo nzikarangana mbere zari kuba zasaye, kubera ko n'imyumbati murabizi ko itinda gushya. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka karoti zo nze kuzishyiramo nyuma kugira ngo zize kuba nyine zitahiye cyane. Imyumbati rero yahiye nayaruye, murabona ko rwose no kuyireba ubwabyo biteye apeti. Ikindi kubera irimo imboga hatarimo ibishyimbo, ntabwo uyireka nyine ngo ize kuba yumagaye itarimo agasosi, usigamo harimo agasosi gakeya nabwo, ariko katari kenshi cyane. Ushobora kuba rero wakaranga udushyimbo twumutse ku ruhande ukunda ibishyimbo two kuyirisha. Mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi, tuzasubire muri video itaha. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, ndabakunda mwese. Ariko utarakora subscribe, please ukore subscribe tujye tubana, ukore like, ukore na share n'abandi babone uko bakwitekera imyumbati. Ndabakunda, ciao ciao.